adutambagize Yerusalemu nziza, tuzaba turirimba Hoziyana. 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 Umusare ni Yesu, ntabwo ntinya kuroba. Hakurya y'uruzi ndakoze ibiganza, nzaruhukira imiruho n'imihati. Iyo ndi jyenyine ndi mu nzira ngenda, Satani angendaho anyoga runono, anyereka byinshi byiza bimbuza amahwemo, anyobora mu nzira ye y'igihenomu. Mu majana menshi mu mwijima w'icuraburindi, umukiza Yesu ati humurire mwana wanjye, mu minyago nanyaze wamubishe i Kaluvari. Uri imbere rikambe umutima wawe, Imana ubu riragowe. Bamubisha Satani yagabye ibitero, abakozi b'Imana ubu barahirima, barakora ibyaha birenze iby'i Sodomu na Gomora. Ariko abashikamye nimukomeze umurego, Sawuli Pawulo atubera urugero rwiza. Umugaragu w'Imana Pawulo bitaga Sawuli yashize amanga maze yivuga ibigwi by'intwari, ati ndi rwese imihigo simpusha umubisha, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, hasigaye mbikira ikamba ry'ubugingo ry'umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, kandi ntabwo ari rye jyenyine, namwe mwakunze kuzaboneka kuri mwese. Sawuli Pawulo atubera urugero rwiza, yashize amanga yivuga ibigwi by'intwari, atege rwese imihigo simpusha umubisha, narwanye intambara nziza mbikira ikamba ry'ubugingo umwamaza mbika intwarane nanjye. Waba waragezweho n'ikibazo cy'umubisha, sigaho kurambarara hagurukana imbaduko, hamagara Yesu igihanganye umuhanga amaso, amaraso y'uwera kweze nawe umuwera. Imana ukorera ubugingo, shikama uru rugendo ni runini, ntabwo turashyika umubadashyikira. Aradushukashuka ngo atugire ibicibwa, hoshi Satani twihishe mu kitabashwa. Yesu umutame n'udatabarwa n'amasasu,
imbaraga yaremye isi n'ibirimo byose, imbaraga yazuye Lazaro akaba muzima, imbaraga yazamuye umukiza mu gituro, iyo niyo byiringiro by'agakiza kacu. Turi mu butware bw'igikomangoma bagenzi, itara rigiye gutondagira ritaha, mu gihe gitoya tuzatabaruka nk'intore, tugorora ingingo tuzaba dushagaye uwera, tugorora ingingo tuzaba dushagaye uwera, tugorora ingingo. Ubushobozi bw'Imana bagenzi, n'ukuri koko burakomeye. Iyo urebye ibintu byose yahanze, usanga bitangaje bikomeye. Yaremye isi yaciye ishyira mu kirere, ntiyayishyigikiza inkingi namba, ndetse ntiyayishyize no ku mugozi, ujye uyiramira itazahanuka. Abahanga bajya batubwira yuko burya ngo iyi si harizenguruka mu minsi 300 n'imisago, iba yasubiye aho yaturutse. Iyo Mana yashyizeho umwuka wera, yuha kutubera umuyobozi, niyo mbaraga yawe intumwa za Yesu kuri Pentekote zikora umurimo. Iyo mbaraga ndengakamere mwumva izahabwa abakozi badapfubye, ukarengane k'itorero ry'Imana bazashikama bakora umurimo. Ubushobozi bw'Imana bagenzi, n'ukuri koko burahanitse. Iyo urebye hejuru mu kirere, uhasanga imibumbe myinshi cyane, uhasanga inyenyeri nyinshi n'izuba, ibyo biruta isi yacu kure. Umva se ngo imwe burya ihora icanye, ivomaye ayo mashanyarazi, ndetse ko yose iri hejuru yacu, aho none ntizaduhanukira. Umva se ngo nyir'izuba tureba, yatobotse agakingirizo, aho none ntiyaba ariyo ntandaro yo kurimbuka kw'isi turimo. Oya rwose icyo ni ikinyoma gishaje, umunsi w'amateka sikumeze. Zuba ryo gukiranuka ari we Yesu, niwe uzazajyana abamukoreye. Ujye mwebwe iyaremye byose, urarenze koko ndabarahiye. Iyo wumva nk'inkuba ziri mu kirere, uko zesanya zose zakuranwa, urabiriza imuhero, ukawubonera iyo gihera. Yaremye umuntu mu ishusho yayo, imurutisha ibindi biremwa. Abazungu bazi ubwenge burenze, bajya bakora za orudinate, ariko nta n'umwe urakora umuntu babasha
babashe kuba wagira ubuzima, ahubwo abarima nabo baradagadwa, barahugira mu byogajuru, barashaka uko biyongerera ubwenge, ngo babuze isi ishaje gushiraho, ariko baribeshya ntibishoboka, iyi si n'ijuru bizashiraho, ubwo umujinya wiyahanze ibyo byose, abanyabyaha bazagurumana, tugabategereje kuza k'umwami, uwo munsi uzatubera ibyishimo, abapfiriye muri Kristo bazurwe, tuzamusanganira ageze ku bicu, tuzamusanganira ageze ku bicu, tuzamusanganira ageze ku bicu, tuzamusanganira ageze ku bicu. Ikivugo cy'ubumana udahangarwa ntihinduka, urema ntivuguruzwa, yatubyariye umutabazi Yesu Kristo. Ingera mu ijuru ryera, zaririmba iyo nkuru nziza, zahabwa rya buye
amahwemo, aba bandi barongera ngendahomba. Ujya utuma abaturanyi batongana, abavandimwe bakarebana ingwe. Umubyeyi n'umwana urabatanya, enda wa mushukanyi we ndakwiyamye. Umbarutse akaga amashuri urahirana, aho ruzingira ingatani kumurinda. Satani ubu yamanitse wakaryoshye.